ngomba kwirataho ko mfite uwo nirataho. Ngomba kwirataho ko mfite uwo mbwira. Hari imyaka n'amazina afite uwo mbwira. Byose urabyemera sheri? Ndenda kwinginze kugira ngo usengere ubukwe bwabo bazabane akaramata, kuko ni benshi abantu bose babyumva. Hari abaduhura mu nzira bakabimbwira, bakambwira ko batazatuma babana, bakambwira ko bafite imbaraga zo kubihagarikisha, abandi bakambwira yuko icyo twakora cyose ubundi bazahagarara batazana abana, batazana bwitega. Ngo nzafata umwanya ngo njye gusura ngo papa ngo muri gereza, ngo nayo ngo arankumbura siki, ankumbura mbaziki ko nta sano mfitanye nabo. Igikorwa yakoze nicyo kumbyara byararangiye. Nanjye rero nshaka kumukora surprise, mbabara ntumubwire pe. Kandi ko ndi bubashe kwihangana, ariko ndumva ntabishobora pe, uko ndumva binejeje. Ugerageze rwose ninjye bimwibwirire kumva, kandi nukuri mugumye mwihangane. Hejuru y'amaboko y'abantu hari Imana. Yego, ishoboye byose, ikuga bikaba yategeka bigakomera. Yego, ndi umuhamya wo kubihamya. Urabona nanjye ndabibona pe, kugera ahangaha ukanyakira rwose n'ubuzima nzi bwa mbere bwabanje, mva ntacyo ntabona rwose. Imana ikora ibitangaza. Imana ikora ibitangaza, nukuri reka nkubwire, Imana irakora pe. Umuntu urasa neza, umuntu ukubonye wese ahita anabibona ko hari icyo Imana yakoze rwose. Urasa neza pe. Izi ni imbaraga z'umugabo. Muri kumva mbona utishimye, ufite ikihe kibazo koko? Muri ko n'inshuti yawe kubera icyo umisha biba ibibazo by'ubuzima, uzizera Imana byose bizakunda. Ngira ngo ngiye nkubera urugero n'ubuhamya bwo kuba wahamya ko Imana ikora. Soza ubuzima nari mbayemo, Yego, byose urabizi ntacyo nagusubiramo. Kano kanya uraza amabofa tukanywa, ukicara ukumva umeze neza, ukaryama ugasinzira. Rero ntabwo nibaza impamvu muri buno buzima wiheba, kandi ndi imbere yawe, ngiye nakagoye kurira, ndi inyigisho kuri wowe. Ugombye kuba unyigiraho, ubundi ukizera Imana, ibintu byose birashoboka. Uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Buri kintu cyose kigira iherezo. Ntukananizwe n'ubu buzima, kuko hejuru y'Imana nta zindi imbaraga zibayo. Ni Imana yonyine ibirangiza, kandi ndabizi ko ikuze muri nta kibazo mfite, meze neza. Meze neza, ngewe nta kibazo. Nyine mba mbibona, ndabizi ko ujya hari utuntu by'inkingakinga, ariko ugomba gutuza ukamera neza, ukumva ko mu ijuru hari Imana, sibyo? Nta kindi kintu twavuga mu isi n'Imana, kuko niyo ikora byose. Sinavuga umuntu ko nawe nzi, usibye wowe nawe na Teta. Ngomba kuvuga Imana kuko niyo nabonye. Rero ngomba kugushishikariza no gukangurira kugira ngo nawe ube wayizereramo ko ushobora byose. Muri ibyo useka wishime, ubuzima ni bwo bwa mbere, kandi mu isi nutishima n'ahandi uzishimira. Nta kibazo nyine, gusa banishimiye, mbanekereza aho ahantu wavuye, ubuzima wari ubayemo bikandenga, nkumva ndashima Imana mu mutima wanjye. Hari ibintu bikurenga nyine, ukabura uburyo bitwaramo, kumva nyine niba emosiyo zisanzwe wari unziho byari ukwereka ko binshimishije ndi kuvuga, ugasa none byarenze urugero mwiye guceceka. Rero buriya Mulisa, sinzi ko ndajya mbabwira ko ngukunda. Ndagukunda pe, ndagukunda ku buryo nanjye ubwanjye numva ifite ikibazo gusinzira byanga. Nko muri iyi minsi urabizi ntabwo kujya ku ishuri, ndahangayitse ku buryo mbura ibitotsi pe. Urabizi nawe kandi singomba mbikubwira. Mbabarira basi, uri kumva? Usubire ku ishuri, uri kumva? Kandi nukuri ko Imana ndabizi neza ko uzagenda neza. Dore n'igihe gito gisigaye. Kunda amasomo, ukunde kwiga. Rero shyizeho ibyo bisuku. Urabizi ko ku ishuri batajya babyemera.
ugomba gusuka ibisuko bicucitse ku mutwe biriho byinshi bigaragara ko ari ibisuko ibi ngibi ntiwabyinjirana mu kigo wambabariye ukareka nkaguha amafaranga ukagenda ugashyira ibindi bisuko ukajya ku ishuri kuko hari impamvu mbikubwiye amafaranga ugakuraho ibi ngibi ukagenda ugashyira ibisuko nyine ku ishuri bemera igihe urumva nabaho nte utari kujya ku ishuri koko sibyo ujya kugushakira amafaranga nyine nkajya gusuka ibindi bisuko nyine ku buryo ku ishuri babyemera nyine atari nk'ibi ngibi urabizi ibintu wabyinjirana mu kigo reka ndabizi yego nibyo nshaka rero ntabwo nshaka yuko uzaba umuntu wo muri karitsiye wirirwa ugendagenda oya ndashaka urangize amashuri yawe wige ubone akazi utere imbere n'ejo hazazana mama wawe akubona umusaruro nk'umubyeyi wabyaye sibyo ndashaka rero ibisuko bikureho nk'ufite surprise hari ikibazo icyo bintu waye pe ase ko utabyishimiye byo nagomba ndi kubyumvisha ubu na n'ubu ndacyari kubikurura nyine uburyo ubunyitayeho urabizi ko nyine kuva mbere hose wahoze uri umuntu unyitaho tukabana hafi ariko ubu noneho niba ari uko wenda hari icyahindutse no mu buzima turimo nyine bisigaye bindenga nkabura uburyo ki mbikugaragariza muri ku buryo buri cyo uvuga giho none se gutangara n'iki cyangwa kumva ibintu byakurenze ni ukubura icyo uvuga nyine buri muntu wese agira uburyo yishimamo ariko ntabwo ari uko bisanzwe ntabwo ari uko muzi nk'umuntu twarerana giho ngumve ngo na n'ubu ndacyari gufiringa uburyo nakitwara mbwiye ayo magambo byibuze nyine mba numva kunekerezaho noneho urishimye muri make ndishimye ugomba gusubira ku ishuri sibyo tureka mwe gufata umuvandimwe muri n'ukuri ntabwo ufite sinabaho unyongerera imbaraga mu mubiri nyine hari ibintu byinshi mbasha gukora kubera wowe sibyo babarira rero usubire ku ishuri tugomba kubona akazi uzazamo umuganga ejo mvemo ikindi kintu dushinge business dukore dutere imbere kandi ubucuti bwacu bugomba kuguma ari ubucuti nta kintu gishobora kukivangamo sibyo yego giho kabane gumugisha ntago wahindutse ntago umeze nyine nk'abandi bantu wa muntu ugiye kinageraho agahinduka akabigaragariza mugenzi wiwe nyine uko twahoranye niko uhora umeze uhora wifuza ko ntera imbere ndabigushimira inshuti yanjye urakoze gushima kandi nyine n'umukunzi wawe Vincent nawe n'umwana mwiza mwese nyine muri abana beza ni byiza kubagira uriya we arenze n'ubwana bwiza ntabwo wabona ikintu nyine umuvugaho kibaho ibyiza no kubiheza mu mutima wawe ukabiceceka ibyo kuvuga byo nazo nyine nanjye narabibuze murakoze nyine nk'uko bisanzwe nk'uko bimbwiye ubwo nyemereye kujya gukuraho bino bisuka reka nkubwiye noneho ijambo nyamukuru surprise nari mufitiye urabona sheri wanjye namubwiye ubuzima bwose ukuntu bibayeho impamvu utari kujya ku ishuri ibintu byose narimubwira yemera ko agiye gutangira amafaranga y'igihembwe gisigaye kugira ngo agize kwiga iyo niyo surprise nari ngufitiye mbwiye niyo mpamvu nari nkubwiye ngo ujye muri salo ukureho ibintu ujya ku ishuri yasubiramo ntabwo ndi kubyumva neza ngo kwishyura ngo ibiki sheri wanjye namubwiye ubuzima twabayemo n'uburimo mbwiye ko utari kujya ku ishuri ambwira ko ngomba kukubwira ko kino gihembwe gisigaye ajya kukikwishyurira ugasubira ku ishuri giho ibi ndiri kuvuga ni ukuri nyine niyo mpamvu ndi kumbwira ngo ugende ngiye gushakira amafaranga utujya gukora ibyo bintu yuzuwe mani gumugisha ndagukundana gashobo giho nawe ndagukunda mani gumugisha nawe mani gumugisha ngomba muzirikana mwarabiganiriye murabyemeza yarabyemeye uwo munsi ndarya ndenzaho n'amata buri kintu cyose ndakimwe najyaga mbona udufaranga nashaka kwikorera akantu nkatekereza amafaranga y'ishuri ko ukuntu cyagiye wanunganyije ariko mana ushimwe yewe mana we umva ndishimye ntabwo wakuvukura nishimye yego nuko ndagushimiye cyane niyo mpamvu nanze kumubwira iby'imisatsi ndamwereka nyihigemo njye gusukura uzatujya ku ishuri kandi igitekerezo niwe wakimuhaye none inshuti yanjye ndagukunda umva niwe inshuti yanjye ubundi muri ubu buzima twaryanye akabisi n'agahiye mwana wambaye se nakwibagirwa nkunda kubizirikana
tata felicitation mu mibare wagize 85%. ese ko najyaga numva ikinyarwanda cyawe ari gike ko muri karasi ugitsinda mu kukivuga kikanga? ko ari ibintu niho aba ari isomo. Ikinyarwanda kuri principal kuko uburyo uvuga ikinyarwanda hano wagize 82, umuntu aramutse agiye gukota akoresheje kubera ko wavuze wagira nka 40 akorera kubera ko ari kuri principal amanota wagize. Felicitation. Icyongereza cyo nawe narabuze n'icyuzuzo. Icyongereza nacyo ni ko principal. Yeah. Felicitation. Kandi uzakomeza. Uzabe focus ku masomo yawe kuko twese tuba dutegereje. Erega na mbere ntabwo ari ubuswa, ahubwo ni kumwe nigaga banyirukana ntabifata. Ukiga umwanya muto. Ubu nta rwitwazo. Narakubwiye ngo guhera ku nkweto kuzamuka ku myenda y'ishuri, ku makaye, ku makaramu, kuri school fees ariyo minerivare, byose biri covered kuri njye. Sibyo? Ikintu ngusaba ni kimwe cyonyine, no kuzana amanota meza gutya. Yakusezeranya ko nzaba uwa mbere. Tutanagukunda. Ndagukunda. Kandi aho ubuhanga usigaye ufite buratangaje. Bigaragarira amaso cyaburaga cyarabonetse. Sibyo? Ugomba gukora ama impossible se ku buryo aho usigaye wumva nanjye uburyo nsigaye nkaze mu bintu by'indimi ukuntu nsigaye mvuga French navuga Icyongereza, ejo nzavuga Igiswahili. Ntakibaye nzakingirije nawe. Igiswahili hari akantu numvishe umuntu avuga ubushize, usibye ko ntakumvishe neza ariko numvishe umuntu abajije ngo sasa weye unasema nini? Bisobanuye iki? Nyine nese mbazo umuntu abibaje arambwira ngo aravuga ngo wowe urimo uravuga iki? Akumvishe akira ako n'akantu nanjye mutareba nk'umuntu w'umusirivu cyane. Urumva rero ugomba gukora uko buryo bushoboka bwose ku buryo byibuze na mukuru wawe anezezwa nawe. Nawe nagusozereje ko nzaba uwa mbere kandi ibyo navuze nzabikora. Teta ni proud yawe. Sina proud yawe uyu mwanya wenda byatangiye nza nk'umuvandimwe ariko mwanya sindikina umuvandimwe, mwanya turi umuryango kandi nkwije nashidikanya ko nzakora ibyo nsabwa byose nk'umuryango. Nzabikora. Urakoze. Kandi ndagukunda. Mwana gakoze kuba twarahuye muri ibi bihe byibuze hari ubushobozi bucyafite. Ushobora gufasha gafasha mukuru wawe wenda nubwo hahise hazamo by'urukundo turakundana ariko ryari igeno ry'Imana. Uyu mwangira ngo ubona ko ubuzima bwahindutse. Bana ku kazi urumva ubuzima bwarahindutse,
ntabwo wambwira ngo uraburara, ntiwambwira ngo wabuze icyo kwambara, ntiwambwira ngo wabuze buri kimwe. So rero ubuzima turimo ntabwo ari kubera twebwe no kubera Imana. nanjye nzakora ibyo nshoboye byose gushimishe kuko ibintu byose ni wowe tumenya ngo twariye twanyweye igikoma tubone aho tugurira imyambaro ni wowe buri kintu cyose nanjye nzakora igishoboka cyose ngushimishe. Pasi ujya unsengera. Gusengera byo ndagusengera. Nsengera Imana nkomeze mu byo nkora, naba atari n'ibyo nkora wenda no mu buzima busanzwe Imana inkomeze, kandi n'urukundo rwanjye na Gransel wawe ujya urusengera. rero ahubwo nirwo rumpangayikije, nirwo nsengera buri munsi. Se wifata ute ku munsi wa mariage wambaye akanzu uri inyuma ye wamwambariye, wumva bizameze bite? Bizaba bimeze neza iyo mbyimajiniye rero numva nzaba ndi nko mu yindi si pe. Noneho kuri uriya munsi nzagufungira ikintu bita impano ingana gutya, noneho ku buryo nzayiguha abantu bose bagahita bagira ngo ni impano irimo nka Rwandair. Ni karibu Murakoze. yego muri umeze neza se? Shameze neza nta kibazo. Ubu se mana yanjye waretse nkabazana icyo kunywa ubunyota ntibishe? Nta kibazo. Okay, mama muri Karame. tubazana icyo kunywa Stro. ikonje. Yego. Okay, sweet So ndumbaza. Okay, wenda kizi orange. Okay. Sibyo? Ya orange. Cyangwa ji ya mango ya apple. Ya apple. Ako apple ikonje. Ndaje sibyo? Cyane banguka ukunda. Ego nanjye. Mama sura ibyo nakubwiraga. Nabibonye mwana wanjye n'ubushize narahageze ndareba ndumirwa. Yego. Shama mabyihorere. Umva ngibe nyine. Abibonye. Tubakiriza iki? Nasuzuguro kenshi cyane. Maze babibonye biroroshye. Ngewe gutya barankaraga bakankaranga. Bagasomana bakagira none mama uzi yari kumwe na wa muhungu. Yego. Uzi ibintu bakora? Birandya bikandya nkabwana ariko ubundi kuki ngewe nabaye kuriya. Ubireba mwana wawe? Tutari ngiye gihozo. Ubireba? Gakomeza ukabireba. Maze ko bahoberana nkumva yaba ari ngiye turi guhoberana. Dikada. Ihangane mwana wanjye warashize mba mbireba. Mano niho reka nkubwire. Wowe ibibonye biroroshye. Ibaze ko iyi nzu ibi byose ubona nyigeramo. Ikiro kimwe cyita kivaho. Niyo mpamvu mbona wananutse washizemo mwana wawe. None sha mama uwakwinjiza muri kiriya cyumba bararamo. Mama barara kuri matera nziza. Yego. Barara ku gitanda cyiza. Tinye igitanda ndyamaho kubera umujinya n'ukuntu banumva biri kumbabaza bindakaza. Ibiro 5 ukubona nsigaye ngana do. Niyo mpamvu washizemo mwana wanjye. Nahanashiriye rwose dore. Nabibonaga nkibaza impamvu wananutse washizemo bikanyobera. Ni iyi mpamvu nabibonye. Ariko ma. Ndi kubera iki ngewe uravuga atari uwanjye. Kubera iki atari nge wakicara muri ibi bintu mvuga ko ari ibyanjye kweri. Ibyo nibyo kirirwa wibazaho mwana wawe. Byihorere. Ibi ngibi binteye guhita nkora ya gahunda vuba byihuse. Byihuse. Mama nukuri pe. Nugukora uko ushoboye kose. Gihoza umva mu minsi mike cyane. Ukaba mukuye mu nzira kuko rwose ibi bintu ntago nabyihanganira, ntago nakihanganira kujya ahora azanyishima hejuru ngo dore ngibiki n'ibiki ngo nabanguriye akamfite akangaka nkwakiriza iki none mama iskogeze kumbwira ngo arije naje nsanga yambaye agakanzu keza shawo. Nubwo nyine yaratangiye kujya mugurira ibi nyine by'ama gift. Noneho ndamubwira ati shambaye agakanzu keza maze ko yambwiye. Shaka ko zura mwana aza no kwishongora. Ngumva ngo ni keza ngo mfite amakanzu menshi ngo nzaguheho. Mbega gasuzuguro warabyemeye subwo? Naracecetse nabuze icyo musubiza.
kubera ko urumva nta myenda ngira narashidikanyije se mbihakane mbyemere ndaceceka kuko n'ubundi ntabwo yaragiye guhita yima ako kanya ariko byarambabaje ukuntu yanyishongoyeho pe. ariko byihorere gahunda tugomba kuyihutisha byihuse cyane byihuse. ntubona iyi nzu iyi ngiyi ureba iyi uko umubona yinjiramo ni nako bazayimusoramo byihuse yapfuye. yego shamanu kuri njyewe kura kwishongora kwa Gihozo ndabihaze manu none nibagiye kukubwira akosha uriya mwana arishongora mbega umwana ejo bundi utu tunatubonye ibaza umuntu wambwiye umva agasuzuguro umva ngo muri ngo nabiganiriyeho na Vincent ngo tubona ko ngo muri iyi minsi mishya dusigaje yo kwiga ngo twagufasha ngo tukakwishyurira. wamushubije ngo iki? ako mama azi ko ari ibintu byinshi tuganira ngiye nkabura igisubizo nukuri neza nkamera gutya nkabura igisubizo. uramenye ntuzabyemere. ako ni agasuzuguro no kukwiyerurutsaho ngo akwereke ko agufitiye umutima. ntuzigere ubyemeraho kugira ngo akurihirire. nzemera ngo urishe kari agahene ugenda usubire ku ishuri ariko uramenye ntuzemera ako gasuzuguro. wabyumvishe mwana wawe? ntuzabyemere. nzemera ngo urishe iriya hene ugenda usubire ku ishuri. yego ratama ni agasuzuguro ngaho nzaguha imyenda nzagira ute ubundi se akabivuga nabikore wabona n'ibyo ngibyo aba ari kugira ngo anyishongore ubu se ikanzu yarayimaye ko nta kintu namusubije ko ntabihakanye. mwihorere erega ushobora no gusigara ubyicayemo ahangaha hashobora kuba ari usigara wicaye muri izi ntebe mbese urumva namara gupfa ibaze Vincent ari umugabo wanjye nicaye muri ibi bintu gute kandi yapfuye urumva atari uzahita uza mama nyine ndimo ndakurura ishusho mwana we ibaze nyine Vincent ari umugabo wanjye reba ino nziko nari nziza reba imitako reba nza nanjye hano kiriya gitanda ari kiryamaho hano mwana we nta muntu tugihanganiyeho ntaki urabona ibyishimo nagira ninjiye hano ari wenje kureba mu kimbo cyo kuza kureba uwo Gihozo. shaka kuri mama byaba ari by'akataraboneka ubundi sibyo byo umva byazabaho. bizaba ndabizi mwana wanjye byihorere bizaba ndabyizeye bizaba yego oya icy'ingenzi ubundi dukeneye kuruta ibindi ntabwo nimumara kuranguza fanta muri mu magana zitware na tuzi yibagishira abashyitsi hano birihutirwa sawa murakoze bitumbwira usabuze ibintu bibaye umva habaye umuganda hano hepfo bari gukora umuganda ibintu byose biterwa hejuru bafunze nyine kugira ngo abakozi batabyiba babifungira nyine ngo banajyane ibifunguzo barujyanye ngiye handi naho barambwira ngo bagiye kurangura na fanta barazana mwihangane mu minota 10 niyo myinshi sibyo nta kibazo yego mwihangane pe nukuri mumeze mutese nizere ko ntabatindiye nabicishije irungu oya ntabwo twitishije irungu twatiriwe tuganira pamoye maze ni inkumi uziko mureba egoko amangizwe nazkwitaho ako se sumuzi namuzi uko nateye ahubwo uzasaza mbere ye inde nukuri ndetse banke kumukurikiza ukise kubwiza nyine ukurikije mama wawe imyaka afite n'uburyo twese tutungana mama wawe niyo mutondo gusa tuzagira ngaho ko ntabwo turamenya amasaziro yacu nabyo birashoboka rega byose n'Imana ibigenana n'ibyo icyo gihe utanakigeza nawe wamenya tuba tugomba gusaba Imana tuzageza mu izina rya Yesu humura twizeye nawe wamenya hari igihe ukabona nka gutya nawe wamenya ntabwo mbifuza cyangwa mbikwifurize ukabona Gihozo nta kiriho n'urugero kumva ngo ngize ikibazo singize nta wamenya nyine no kubiharira Imana tu tuba dufite amasezerano menshi ku Mana ntabwo byakunda ibyo ngibyo humura tuzarama reka duhagarare mu kwizera gusa ariko ntabwo twagira ntabwo twabitindaho cyane. Miriam mami biriho neza teta amakuru yise yanyu amakuru ni meza cyane te ntabwo turabatashima Imana tumeze neza teta iteka iyo umpamagaye ngira ubwoba kubera iki nyine mutanekereza cyane niyo mpamvu ubona iyo uvuze mpita nzaniruka nenge guhamagara nyine ku bintu byerekeranye na ya masengesho teta rero amasengesho ni byiza ko ushaka kuyakora ariko nanone ntabwo weho byagukundira kubera yuko nsenga ku munsi wo kwa gatatu indi minsi yose banagiye mu kazi
nkagenda nyine nkajya gushaka imibereho. Amahirwe wowe mu mutwe warakuze, urabona ko ntabwo nasenga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. biba binsaba no kujya mu kazi kugira ngo njye gushaka imibereho y'umwana. ubwo rero wowe kubera ko kuwa gatatu uba wagiye ku ishuri, uzajye ku ishuri nta kibazo, njye nzisengana njyenyine. none se reka nkubaze nko buriya nsibye umunsi umwe kuko yansanzwe wenda ngerageza mu ishuri, hari ikibazo? ese teta waretse gusiba ishuri wenda bitazatuma ubura amanota ukajyayo, ngewe ko nabikora njyenyine ko nta kibazo, ko atari ngombwa kuvunika. cyangwa reka tuzapanga undi munsi. wa mwana we rero na teta urabizi se, reka harya kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo wiga? ntabwo twiga. ntacyo, reka tuzakore kuwa gatandatu, aba aribwo tuzasengana, kuko ndabona nyine urabishaka cyane, ufite inyota yabyo, kandi ntabwo nakubuza, kandi sinagusibya n'ishuri, ndi umubyeyi. ahubwo ngewe nzashaka ukuntu mbigenza, hanyuma nindangiza nkufashe dusengane kuwa gatandatu, ndumva ariwe nawe byakorohera. kuwa gatandatu ariko nanjye nibwo nkunda gukora amasengesho. kuwa gatandatu nibwo nkunda gukora amasengesho. wowe? yego ngewe. amasengesho wowe? umuntu ungana nawe? ni se teta wari wiyirizaho n'umunsi n'umwe? aho twabaga nyine narayakoraga kuko kubera nabonye Imana ni nayo yatumye ahari tuba aho twavuye tukaza ahangaha. kuko aho twabaga rimwe na rimwe twabonaga inzoka, tukaba turyamye tukumva igikeri cyadutarukiye, tukabona n'ibindi bisimba mu nzu. ariko njyewe nshima Imana kuko njyewe na mukuru wanjye turi bazima, twabayemo imyaka myinshi ariko nta kintu twize tuba. icyo ni igitangaza Imana yadukoreye, nshaka kuzayishima nkanayisaba. teta urantunguye kandi unteye ubwoba. gute? ntabwo nari nzi yuko umwana ungana nawe yakora amasengesho, kandi ni ukuri, humura, ukomere, iyi Mana ukorera izaguhemba. tuzasengana kuwa gatandatu, kandi nzi neza ko hari ikintu tuzataha. iyi Mana ndabizi ko Imana izadusubiza, kuko Imana ntabwo ikora nk'abantu. wa mwana we ujya uvuga amagambo akomeye ukagira ngo uri nk'umuntu w'imyaka 30 cyangwa 20 n'ingahe, ariko humura, uri mu nzira nziza, Imana izagukoresha ibikomeye, kubera yuko ushobora byose, kandi ntabwo igikoresha umukuru ngo ni uko hari umuto. Imana izagukoresha, ndabizi. ndagukunda cyane. nanjye ndagukunda, iyo nkubonye ndakwishimira. urakoze cyane mwana wanjye. nawe urakoze. waretse ngahamagara muri isa amubwira ko twabonye itariki nyine twafashe itariki yo kujya mu murenge, tukabimenya akatuguza na mama wiwe. haryoha avugisha nawe rwose. reka kubwira ko azaba adahari. yesu imbese ntabwo yabinora. kwemera nibyo yaba agiyemo akabireka, kereka wenda agiye nko kuri imbere. buryo nanjye numva ariko alo shu biteze meze neza. umva nagira ngo ubwire rero amakuru ashyushye. yego twabonye itariki y'umurenge, twafashe itariki nyine, ubwo nyine ugomba kuba uri tayari
tariki y'umurenge. Wow. Shaho, urimo urambeshya ariko. Ni ukuri umva niho tuvuye badufashe itariki nyine numanuka uri kumva uca kuri butike ubwo undize nk'uyu n'andi makuru ashyushye ariko ugomba kumbwira ukuntu nishimye. yego yego Mba ndishimye Mana we. mubaze ko azaba Icyubahiro. none se nizere ko rero uzaza muri imbere niba uzaba impande yanjye. Ego kumane umva ngigomba ahubwo banza nzayobora ibintu byose kugira ngo mwere ko hari. hanyuma mama wawe ugomba kumunteguriza hakiri kare mama niwe uzaba uri umubyeyi. Umva mama ahubwo ndaje ndimubwire sheri. yego Mama ndaje ndimubwire mama we tutange ndetse nyine nk'abantu bawe. umva reka nkubwire ayandi makuru reka tuyavuge uhita ubanguka sibyo. Umva ahubwo ndaje niruka. Umva ntabwo amakuru yacika gose. umva banguka nkubwire umubwire n'ukuntu tuzambara. Umva Imana ishimwe Mana we. sawa ndumva hehe ubaye uretse umva banguka. Sawa ikibazo. Umushaka Mulisa arishimye. Mulisa niwe nshuti njye niwe muntu wa mbere numvaga n'uko ari kutamubwira ariko navuze kamaze kubaze mbona kumubona ahubwo se iriya tariki twamaze gupresiza y'umurenge wabonye imeze ite ntabwo bangamye. oya nta kibazo pe nta kibazo habe na kimwe ahubwo se sheri ikibazo cy'amafaranga bimeze gute bihagaze gute. ariko ntekereza ko nta kibazo cy'amafaranga gihari nese ubu tuzakira abantu barenze 20. 20 bakushyira menye ko hari n'abana bo ku ishuri bazaza kandi ishuri ndamubwira ku ishuri haba abana bavuga Mana yagasani umva baravuga n'akana kari kose niyo naba nambaye umwenda wa 200 babivuga nibagenda badahaze batariye bazabivuga abanyeshuri so bazi. wowe uzatumira abashoboka bose. nawe rero abashoboka bose gute yo uzatumira abashoboka bose baze barye banywe noneho ku buryo undi munsi batuzanya gucishamo ijisho noneho ku buryo bazahava bavuga bati arongowe n'umugabo ufite ibitekerezo umugabo ufite amafaranga umugabo udaterwa wundi n'abandi bakobwa bajya bavuga ati turasenga Imana izaduha umugabo umeze nk'uriya. mama nizere ko nyine ubwo mutabacisha mu ijisho ntuzankoze isoni. wowe reka twemeze abantu umva ntuzankoze isoni Imana icya mbere n'abanyeshuri n'abandi bo hanze bo bashaka abanyeshuri Mana yanjye noneho umuntu wese uzagirirwa ubuntu bwo kuza yego azarya anywe hari ikindi azarya anywe yifotoze yisambire nyine buri kintu cyose. ariko hari amafoto amwe n'amwe tuzabahezamo tuzaba turi public hari ubwo sheri arega hari igihe umuntu ashobora gufotora ifoto ugasanga ari kurogenda. ibyo ngibyo wapi ntabwo byapfa gukunda abana n'inshuti zanjye ntabwo ibyo bintu babikora ntabwo umutima bari bawugira cyane cyane nk'abana si buri bande kereka ari nk'abanyeshuri kandi urwego bagezemo ntabwo ari urwego rwo kuba baroga pe ni ukuri ndakurahiye. icy'ingenzi gutangira ugategura ikanzu uzambara abana wese bo nzambara ukandebera kara ya costume nzambara ngiye gushaka imodoka nzaza kugutwaramo yes man kokwasi uzamukana nkugeze ku murenge zamura akaboko mvuga inti yewe Vince nkurikije uko amategeko ategeka abashyingiranywe nta gahato nemeye wowe kutinda kumvuga oya ntabwo nakuvuga mu mazina nonaha yes